ubwo urindiriye byose umwereke neza bitangaje igisuguro gikubitwe hasi impande zose. Hagaze. Those are my problems, but my God is bigger than everything. Than your tayari ibintu byamaze gufata indi ntera. Uyu muhanzi witwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa The Ben mu ijoro ryatambutse ubwo twasozaga umwaka, aba bahanzi bombi bagaragaye mu rusengero basoreza umwaka mu nzu y'Imana. Ni mu gihe bari kwitegura igitaramo kiri buze kubahuriza ku rubyiniro rwa BK Arena ku mugoroba kuri uyu wa gatanu muri BK Arena mu gitaramo bise The New Year Grove cy'umuhanzi witwa The Ben. Uyu muhanzi witwa The Ben ndetse n'uwitwa Bruce Melody mu minsi ishize nibwo amakuru yamenyekanye ko bazahurira ku rubyiniro. Ibi bibaye kandi nyuma yuko uwitwa Bruce Melody ashyize hanze indirimbo yari maze iminsi itegujwe abakunzi be yitwa Pompom ye n'uwitwa Diamond Platnumz ndetse n'uwitwa Joel Brown wo muri Nigeria. Ni indirimbo ije mbere yuko bakora iki gitaramo. Rero ibintu byafashe indi ntera, bamwe barasora indirimbo bari guca amarenga yuko ari igitaramo kiza kuba kiryoshye bigendanye n'ibyagiye bivugwa. Ndagira ngo mbanze mbumvishe cyangwa se mbereke amwe mu mashusho y'aba bagabo bombi bari muri iki cyangwa se bari mu materaniro cyangwa se bari gusenga mu nzu y'Imana mbere yuko umwaka utangira 2026. Tubone no kwifuriza umwaka mushya w'2026 abakunzi ba Story 160. Mukomeze mudukurikiye, mukomeze mubane natwe kandi tubizeza ko turi buze kugenda tubahereza updates zose kuri iki gitaramo. Ngende twashame Pacifique, ndabakunda cyane. Aya ni amashusho ya The Ben ndetse na Bruce Melody bari mu rusengero, muyakurikire. nitwa Itahiwacu Bruce. Abantu bakunda kunyita Bruce Melody. Nkaba ndi umuhanzi, nanjye nishimiye ko Imana ihisemo ko mwakurangira ndaha. Hashize igihe kinini, imyaka myinshi ntabasha gusoreza umwaka mu rusengero, ariko ni kubundi byatangiye, niko twarezwe. Cya shitani cyagize gutya kiranyihugikana ndatinda, ariko mureke dushimira Imana ko uyu munsi ndi hano. Hanyuma nubwo sintera amagi ariko ripfuye ndarimenya. Uyu mwaka ugiye kuba umugisha, n'umwaka wawe n'umwaka wanje ndabyiyumvamo. Hallelujah. Amen. Murakoze cyane. Something. Murakoze cyo kugira nari mu Imana. Nari kuri inshuti zanjye. Ngira umushoferi izi kamera tazishu. Yes sir. Sofia zose zishu. Ariko nugira umuntu utaza reka tugere mu Imana, umwaka utangire mu Imana. Hari impamvu ikomeye ituma umwaka utangire mu Imana. Reka mbabwire, dufite umunezero, dufite abakozi b'Imana bari hano imbere. Ndagira ngo babasuhuze nashaka ririmba indirimbo yawe iyo ngiyo.
tumve Yohana 14 umurongo wa 21 usimbuke na 23 mwumve impamvu abantu benshi amasezerano atabasohoraho 21 aravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda uwo ni Yesu yavuze ngo ufite amategeko y'ubwami akayitondera niwe unkunda yego kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda ngira gute torero mureka amategeko y'Imana tuyashyire mu mitima tuyakure ku rurimi ese umugabane mwiza kurangiriza umwaka no gutangira undi mu nzu yawe reka bimuherekeze Mana umuhishe kandi umwiyegereze muhere sikise ituruka kuri wowe murindire urugo murindire ibye byose umwereke neza bitangaje igisuzuguro gikubitwe hasi impande zose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu surprise ushobora kwicara Pastor Apostle Diablo